cyangwa se umuntu wadufashije kugira ngo aboneke ngo wanze ko kujya imbere y'itangazamakuru ngo abantu bakubone. Ndamwinginga ndamubwira ati se wa mubyeyi we, uwo mubyeyi wazamunyingingiye akambabarira akaza ko abantu bamubonye bagashaka kumushimira kubw'igikorwa yakoze, akaza akajya imbere ya kamera akabwira abantu bakamushimira, nanjye ubwanjye nkamushimira. Mama, mbere ko tuganira ibintu byinshi, mu kiganiro nakoze ngewe naguhaye inka, nguhaye inka rwose, ubwo noneho biba ngombwa yuko Innocente nari muzi nawe byarangiriye aho ngo we n'uwo mugabo mwenyine mwari muhagije kugira ngo mufate uwo mugabo basigira umwana, cyangwa hari izindi maze kuza nyine biba ngombwa yuko wa mugabo we yarirukanse abasha kuducika. Ariko inzego z'umutekano zimwe kuko amakuru dufite ubu ngubu nuko afunze. Imana ishimwe kuko yakoze ibintu bitari byiza, atanahemberwa azanakatirwa. Yego bya bimashini byanyu nyine zirataciye. Noneho nyine ndareba neza nditegereza, mpita mbona ifoto irasa n'umwana mfite. Yego nta kibazo. Imvura yarabyangiye. Yego mubona nimero, izo nimero se mwarazihamagaye cyangwa ntabwo mwazihamagaye? Yari yarabivuze ngo Imana yari yarabigambiriye, none Imana irabikoze. Iyo nitegereje neza nkareba amazi na Innocente, iyo nitegereje neza nkareba amazi na Innocente, ntekereza urugendo rurerure mwagenze kuva mu buto bwanyu mwakabeje gukundana. I love you so much, come to me, come to me. Je t'aime trop, nalinga mingwana. Manzi na Innocente nukuri ndabashimiye, mwahisemo neza nukuri muraberanye. Manzi na Innocente isonga mbere turabashyigikiye. Yes, reka nongera ngo ikazo dukurikiranye kuri Manzi Innocente TV muri kumwe na Nyashya Rwanda Rwanya rwakazamura igishoro cy'Rwanda gasika mutono saa 7 nimugoroba, sambatera gakeka cyangwa gasamba ubundi icaro kuri Manzi Innocente TV irebere byinshi byiza. Tubakwa gutegura umwaka dufite akazi kenshi kandi tugomba gukora mu gihe gitondo gusaba kuri subscribe n'ibitaro wayikora, ndetse nawe wayikoza na kwinjira gusaba cyane kugisharinga ibiganiro byacu kugira ngo bigere mu mande zigiye zitandukanye. Simaze iminsi gusaba kwinjinga cyane kugisharinga ibiganiro byacu ndetse kuginyandikira muri comment kugira ngo ndebe cyakunze kitakunze menye ngo ndongera iki cyangwa se ndagabanya iki. Reka ntangire mpereza ikaze abantu badukurikiranye bari ku migabane itandukanye, bari muri Amerika, Asia, Uburayi, Afrika ndetse na Australia, n'abari mu bihugu by'ubuturanyi Uganda, Kongo, Kenya, Tanzania ndetse n'ibindi. Mw'abantu mwe turacyari muri anzira y'umusaraba, ariko uyu munsi wa none mfite inkuru nziza ku mutima wanjye. Ngiye kubona umuntu warinze gereza, ngiye kubona umuntu wadukijije amenyo y'abisi, ngiye kubona umuntu wadufashije kubaho twisanzuye. Innocente uri kwiyumva ute? Ndishimye ko biri. Umeze neza? Nshimije Imana. Ndagushimiye. Njyewe nagize amatsika akomeye cyane yo kumenya umubyeyi watora wabonye umuntu wahaye Innocente umwana bita Jarike. Nimba mubyibuka neza mu kiganiro cya mbere nakoze, Jarike musangana na Innocente, uwo mubyeyi namwemereye inka. Umubyeyi kubw'impamvu ze runaka yanze kuza hano imbere ya kamera kugira ngo mumubone. Nagiye kumva Innocente arambwiye ngo wa mubyeyi yemeye ko umuganiriza. Nabifashe nk'inzozi. Nati umubyeyi se yabyemera yabyumva. Numva ni ibintu bitabaho nyine tu. Mw'abantu mwica kwandi kuvuga gutya mukumva ari ibintu byoroshye atari n'ibintu nagakwiye kuba nkabiriza. Twatugeretseho case yo kuvuga ngo umwana yaribwe, umwana yarabuze ku bwacu, urumva nuwagakwiye kuba dushinjura none ari kutugerekaho ku uwo mwana ariko bwe tuza ahantu ari. Twafashe urugendo kubw'amahire yarari muri quartier imwe na Innocente. Turabadutireka tuze
tumurebe kuko Innocent we arahazi. Nta nibyo kuvuga byinshi arega, reka tugende turebe ko tumubona, sibyo? Si mwizi quartier se n'ubundi ni hano haruguru, reka tugereyo. Bw'amahirwe turamubona tuganire nawe, gira amahirwe turamusangayo ibintu bigende neza cyane. None se ni uyu mubyeyi? atuye hano inyuma. Mama mbabarira mu byubahiro. Mama bimeze bite? Bimeze gute se, murakeneye iki? Nyagasani banza nkobereho basi ndagusabye, sibyo? Mbabarira basi. Umeze neza? Uraho? Urakomeye? Ndakomeye. Urashima Imana? Cyane rwose. Mama nishimiye kukubona pe. Nanjye ndabishimiye. Kandi Imana iguha umugisha n'ukuri. Namwe bahe umugisha. Mana yanjye. Ni mwebwe? Ni twebwe. Baba we. Ese ashimwe. Ahimbazwe. Uraho? Ya. Muraho mwese? Turakomeye n'ukuri. Mama bimeze bite? Mwari muraho? Turaho turashima Imana. Wese umeze uti? Ndaho. Urakomeye? Ndakomeye ndaho. Urashima Imana uri gushaka utwatsi tw'inka? Ndi kudushaka. Ariko inka yari irimo yabira. Vatire kuze kwa. Ndavuga ngo reka nze nahire dere ubwatsi. Yego. Ndimo gupfuragura. Ndaho yose kakana karaho. Kakana buriya nge narakareraga ntago nari mama wako. Narakareraga ariko urabizi ko natanze itangazo ko umwana wanjye namubuze, ngira Imana kuvugira nsangura mufite, ariko mama yarongera aramutwara. Kuko nabonye maze kumubona avuga ati ninkomeza kumwe nanone gutya nshobora kongera no ngamubura burundu. Yego. Uyu mugabo se ko ntamumenye? Uyu mugabo ko ntamumenye mubona bimeze bite? Mama ndakwibwira cyane. Yego. Ndakwibwira cyane kandi bere na mbere warakoze. Yego. Imana iguha umugisha kandi aho uzajya werekeza amaboko yawe. Yego. Ujye usanga Imana yahageze kare guha umugisha. Yego. Wakoze ibintu byiza kandi byinshi. Yego. Imana iguha umugisha. Mama ngiye rero nitwa Nyashya, ndi umunyamakuru. Ndi umunyamakuru wa hahandi wabonye kuri ndi gutanga itangazo ko umwana namubuze. Yego. Ni ngiye rero nari nabasuye. Ariko mu gutoragurwa k'uwo mwana mbere na mbere, cara aho ngaho. Mu gutoragurwa k'uwo mwana mbere na mbere twamutoraguye turi kumwe n'uyu. Igihe kiragera umwana arabura mu buryo bwatunguranye, yarakuganirisha aragira ngo urabizi. Yego, aza kumutora. Noneho aza kumpamagara ambwira ko yabonetse. Ariko arambwira ngo umuntu wamutoye cyangwa se umuntu wadufashije kugira ngo aboneke ngo wanze ko kujya imbere y'itangazamakuru ngo abantu bakubone. Ndamwinginga ndamubwira ati se wa mubyeyi we, uwo mubyeyi wazamunyingingiye akambabarira, akaza ko abantu bamubonye bagashaka kumushimira kubw'igikorwa yakoze, akaza akajya imbere ya kamera akabwira abantu bakamushimira, nanjye ubwanjye nkamushimira. Mama mbere ko tuganira ibintu byinshi, mu kiganiro nakoze ngewe naguhaye inka, nguhaye inka rwose, nguhaye inka kubw'ibintu wakoze. Ufite inka zingahe mu rugo rwawe? Nari ifite imwe. Niya kabiri iraje. Yawe urakoze, Imana ikoze umurimo. Murakoze. Nibyo nukuri. Mbaye mbashimiye. Jewe nakomeje kwicara nkomeza gutekereza, navuga ati umubyeyi wagize neza gutya, umwana twamubuze akongera akamubona, akabona ko ari ngombwa kumudusubiza. Waturinze gereza. Yego. Waturinze gereza, sibyo? Yego. Nati umubyeyi akwiye gushimirwa byanga byakunda. Yego. Nkenera guhura nawe kubw'amahirwe birabaye. Ndagira ngo umbwire byagenze bite. Innocent we yambwiye uburyo wamubwiye. Byagenze bite kugira ngo uriya mwana wongere umubone? Innocent yarambwiye ngo umugabo yatambukanye umwana amugucana, uburyo mwaganiriye nawe urabuzi. Yego. Agucanaho umwana, ngo umwana ari kurira ari kumutoteza, ngo ubwira abantu bari bakuri iruhande mufata uwo mugabo, murangije muhamagaza inzego z'umutekano, ngo umugabo baraza baramufata. Byagenze bite? Nsobanurira n'abantu badukurikirana basobanurire neza, we twakwigereyeho. Uwo mwana nandimo nahira dore nk'uko nguko ndimo nahira ubwatsi. Umwana aca hano n'umugabo. Biba ngombwa yuko umwana agenda arira. Agiye arira amenya yuko uwo mwana
nza kubushishoza mbona yuko ndi umubyeyi uwo mwana nza kumumenya menya ko ari uwa karitsiye kuko njye ntahaha niho mba noneho wa mwana naje kumufata biba ngombwa yuko nta kwihererana hano mu muhanda fata abagabo uwo mwana yari ari kumwe na se ari kugenda arira cyane yego noneho ukenera kumenya impamvu ari kurira ndamubaza mubajije ambwira nabi uwo mugabo akubwira nabi uwo mugabo yambwiye nabi akimbwira nabi biba ngombwa yuko nitabaza abagabo hariya batemaga biriya bitoki nyine urabireba hafi aho ngaho nanjye ndimo kwahira nyine buno bwatsi urabireba ubwo noneho biba ngombwa yuko Innocente nari muzi nawe byarangiriye aho ngaho we n'uwo mugabo mwenyine mwari muhagije kugira ngo mufate uwo mugabo basigire umwana cyangwa hari izindi twebwe ngewe kubera ubona ndi umumama nta mbaraga zo gufata umugabo wari ufite nari mfite ari kugenda yihuta biba ngombwa ko ndengera umwana njye nsigarana umwana noneho nitabaza n'abandi abagabo bari barimo batema hariya uyu yambwiye ko ngo bahamagaye n'inzego z'umutekano twarazihamagaye twahamagaye mudugudu duhamagara n'isibo baraza ngo na polisi byarangiye hageze polisi yaraje imaze kuza nyine biba ngombwa yuko wa mugabo we yarirukanse abasha kuducika ariko inzego z'umutekano zimwe kuko amakuru dufite ubu ngubu nuko afunze Imana ishimwe kuko yakoze ibintu bitari byiza atanahemberwa azanakatirwa yego noneho mukimara gufata umwana wamujyanye mu rugo namujyanye mu rugo biro waje kugera umwana wanjye w'umuhungu ujya ku ishuri afite bya binyamahanga byanyu umuntu areberamo by'ibiki bya bindi by'ibitace mwebwe mugendana nk'amwe erega muri no kumbaza cyane kandi mba nifitiye ubwoba ngewe ubwanjye ibi bintu ntabimenyereye guhagarara imbere ya kamera ntago mbimenyereye n'uwo muhungu wanjye ubwo birangira umwana wanjye anyeretse yerekana yuko hari umwana uri gushakishwa babireba ku cyo bita YouTube kuri YouTube numba ari YouTube numba ari iki nuko nyine nge binyamahanga simbishoboye none umwana wanjye anyeretse ndareba mbona yuko hari umubyeyi uri wabuze umwana uri kurangisha ndamureba ifoto neza hariho n'ifoto ye ifoto ye narayireba maze kureba kuri bya binyamahanga byanjye biba ngombwa yuko umwana ari uwa karitsiye nza guhiga uriya mubyeyi mwabonyeho twashyizeho n'amanimero mureba kuri YouTube bya bimashini byanyu nyine zirataciye noneho nyine ndareba neza nditegereza mpita mbona ifoto irasa n'umwana mfite ubwo biba ngombwa yuko hari inomero uwo mumama nawe ngo yashyizeho kuri YouTube murazibona ubwo arangije amfasha mu buryo bwo guhamagara duhamagaye dusanga hano iwawe ndabona bari no kubaka bari kubaka bari gusakara hano hejuru bari kugenda nyine dusanasana imvura yarabyangije nta kibazo imvura yarabyangije mubona nimero izo nimero se mwarazihamagaye cyangwa ntabwo mwazihamagaye twarahamagaye duhamagaye aza kwitaba aze kwitaba tubona yuko yigeze kuba karitsiye uwo mwana uwo mubyeyi mwaravuganye muvugana kuri telefone mumubwira ngo iki tumubwira yuko uwo mwana we tumufite ariko inzego zose nabyo zirabizi zarahabaye ziza kureba igikorwa kibaye hano mu muhanda nyine urabona cyane yandabibona ni mu muhanda dore hano nari ndi mu rugo ntago nari narenze urugo noneho muhamagara uwo mubyeyi muravugana dore nguyu mukimara kuvuganamo aza gufata umwana we ntiyadushimira none wenda gushimiye nk'umuntu rwose ugize ubutwari ahubwo ni ukuvuga ngo uwo mubyeyi no saguruka sibyo uyu mubyeyi yaraje sibyo aza gufata umwana ntekereza ko nawe ubwiwe yarari gutegura igikorwa cyo kuzaza kubashimira uretse ko yagize ibindi bibazo nyuma y'aho amujyaniye umwana sibyo mwajyana umwana ubuyobozi ntabwo bwaje kongera kukubaza wa mwana cyangwa bwaraje ubasobanura ko umwana yabonye mama we
bwaraje ndabasobanurira basobanuriye uyu mama we niwe watinze yanga kuza kunshimira ariko n'ubu Imana ishimwe kuba kuzanye yahise agira ibibazo kugejeje aha ngaha ndishimye cyane rwose bavuga ngo gatinze kazaza n'amenyo ya ruguru cyane yego rero ntugire ikibazo mama njye nishimiye kukubona gushima igikorwa cy'ubutwari wagize kandi wampa ngo n'abanyarwanda ndetse n'abaturarwanda twese tugire umutima w'urukundo tugire umutima wo gufasha mama ndabona bukeye sibyo wowe komeza wahire njyewe ndahamenya hano iwawe inka yawe nzayizana njyewe nibiba ngombwa ndafata nimero zawe tujye tuvugana nitumara kujya tuvugana uzaza ukura ubwatsi kuko nta muntu ugihereza undi nka atakuye ubwatsi uzaza ukura ubwatsi nzakurangira ahantu uba inka yawe nyifate nyishorere ngize ute nyizane kuko igikorwa wakoze cyadukishije ibintu byinshi cyadukishije gereza kidukiza amenyo ya rubanda kidukiza iki ngenda gushimiye cyane yari yarabivuze ngo Imana yari yarabigambiriye none Imana irabikoze Imana ngenda yiguhaye tuyihaye icyubahiro ni icy'Imana n'ukuri uzaza gukura ubwatsi inka yawe nyiguhe kuko ikintu wakoze ni ikintu gikomeye cyane Imana ikuha umugisha namwe barinde asana se wo mu rugo duherekeze nyine unatugeza hano hepfo gutya gakeya hano haruguru cyane twamanukira noneho njyewe umena nimero za telefone so tuvugana aricyo bitwaye nta kibazo samwe abantu mwe rero uyu muntu nayo imyotewe no kumubona nayo mfite amatsiko menshi yo kumubona ndamubonye yagize ubwoba bwinshi kuri kamera nk'umuntu ubugezeho ukajya wumva n'ubwa mbere ntabwo yabasha gusobanura ibintu neza ariko icyo twishimiye nuko umwana yabonetse n'umubyeyi wamutoraguye akaba yabonetse Imana ibampera umugisha kandi mukomeze mudusengera ibyo turi gucamo tubicemo neza ndabizi ko ari ubuhamya bwacu bw'ejo hazaza bye bye mama rero duherekeze tugende turebe ibyo ari byo